no kwigishanya kuri we Allah subhanahu wa ta'ala no ku bindi bidufitiye akamaro hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka, kandi sawa Allah subhanahu wa ta'ala ko yajya twereka ukuri iteka akadushoboza kuguhagararaho, akatwereka ikinyoma akadushoboza kukiba kure, akadushyira muri wa bandi iteka mu magambo bagakurikira meza muri yo, kandi no kutwongerera ubumenyi nibyo duhora tumusaba, kubera ko ubwo bumenyi niwo musingi ukomeye dushingiraho mu kumugandukira. Ubumenyi bwacu rero tukamusaba ko bwaba ubw'akamaro hano ku isi n'ejo nitugarakiwe subhanahu wa ta'ala. Ni umwanya rero duhura nyine nk'uko bisanzwe tukigishanya ku isomo rya aqida buri wa gatatu, aho nyine bari mu rwego rwo gukoresha uyu mwanya mwiza cyane nyuma yo gukora isala dutegereje indi, tubona nta kindi cyaruta nko kwicara hano turimo kwigishanya ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ko ibyo ngibyo kuba bikora baba barimo kwigirira neza, kandi baba barimo kuzuza ibitabo byabo, bari no gutegura ejo habo ejo hazaza, kandi nanone n'aba bandi wenda usanga bafite impamvu cyangwa siriya, Allah subhanahu wa ta'ala nawe azabagenera wenda ko igihe kizagera bakamenya agaciro k'ibi bintu. Ibi ni ibintu umuntu amenya agaciro kabyo kuri ba bandi, wari wese agaciro arakamenya, agahita avuga ati iyo nza kumenya wenda ibi byicaro singire na kimwe nsibamo. Waba rero nta na kimwe wagize amahirwe yo kwicaramo, ukavuga turabona ibyago nagize byo kutagira amahirwe yo kwicara mu byicaro bya ilmu nk'ibi ngibi. Ibi ni ibyicaro bya ilmu, nibyo byicaro abamarayika bakurikirana Allah subhanahu wa ta'ala avuga imyato, Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza agaciro ka buri umwe mu bari muri ibyo byicaro. Abu Hurayra yajyaga abwira abazanyanyenda ati mwebwe muri ibi ngibi, kandi intuza mirathi y'intumwa y'Imana irimo gutangwa hariya mu musigiti. Ba bandi bumva bigoye cyangwa se bumva bijyanye n'ibibashishikaje, bakava mu byo bari barimo bakirukanka ngo bagiye kureba mirathi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagera mu musigiti bakabona nta matori irimo, nta gari ririmo, nta kintu na kimwe kirimo kugabanywa, bagahita bagaruka bakabwira umusanyanyiro bati se wowe uratuvana mu kazi ngo mirathi y'intumwa y'Imana irimo iragabanywa, iyo mirathi urimo kuvuga ni iyihe? Kababwira ati se mirathi mutekereza ko mwari kujya mu musigiti mukayibona ni iyihe y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mirathi y'intumwa y'Imana kimwe n'izindi ntumwa z'Imana ni ilmu, innama warathu ilma. Intumwa z'Imana umurage zasize ni ubumenyi. Atugize amahirwe rero akabona ubumenyi, uwo ngo ubonye ikintu gikomeye cyane. Ni naho hahera abantu bavuga ngo ulama warathatul anbiya, abamenyi nibo bazungura basigire bintuza babahanuzi. Ntabwo ari ku kindi, uko bazunguye nyine ubumenyi bazaniye abantu no kwigisha abantu. Muzanyenda kabaze se aho mwagiye mu musigiti nta byicaro mwasanzemo? Icyicaro kiri muri hadith, icyicaro kiri muri Qur'an, icyicaro kiri muri ibi mwabibonye? Bati twabibonye, byari ibyicaro byinshi rwose bitandukanye. Agahita ababwira ati iyo niyo mirathi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nabyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yindi hadith yavuze iti majtama qawm fi bayti min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Ati abantu ntibazicara mu musigiti barimo kwigishanya ku gitabo cy'Imana, barimo kugisoma, uretse ko bazamanukirwamo n'ituze, abamarayika bakabasesekaramo, kandi impuhwe z'Imana zikabasaga, kandi Allah subhanahu wa ta'ala akavuga buri umwe mu bari kumwe nawe mu ijuru, uri mu cyicaro cya zikiri nk'iki ngiki. Nuva rero ibi bintu ni bimwe mu bintu nanone buri muyisilamu ku giti cye yakagombye kuba yigenera umwanya kugira ngo afate umwanya rero nk'uyu. Twebwe rero hano turahura nk'uko bisanzwe, byari mu rwego gusa rwo kubereka umumaro w'uyu mwanya, ko ni umwanya uba ukomeye cyane. Birahagije kuba abamarayika iyo wicaye utegereje swala barimo kuvuga ngo Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Tekereza buri muntu ku giti cye, hari abamarayika bashinzwe kugusabira iyo dua gusa. Niyo
nta kindi wabona mu kwicara mu musigiti uretse iyo dua y'abamarayika bagusabira, kandi bagusabira impuhwe z'Imana, bagusabira n'imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo kuri we nk'umuyisilamu bigufitiye akamaro gakomeye cyane. None se niba uyu ari umwanya w'abamarayika wakora ibyo bakagusabira, ntabwo mujya mubona rimwe na rimwe namwe mu bayisilamu navuga ngo nuko nguko nyine kubera kudasobanukirwa, abantu bajya gushakisha naho basaba iduwa cyangwa se ubasabira iduwa bishoboka ko atari nawe, bishobora kusabira iduwa ahubwo nawe niwe wakagombye gusabira uwa. Ariko abasilamu kubera kudasobanukirwa ugasanga n'ibihiriri n'imyitero n'iki bagiye gusomesha iduwa iyo ngiyo kubera kudasobanukirwa, rimwe na rimwe havanzemo n'ibindi bintu byo gutandukira. None hano ibi biri muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We ntujya gusomesha iduwa ku bantu ngo bagusabire impuhwe, bagusabire imbabazi. Impuhwe ziri hano, abamarayika kandi baragusabira. Ibiremwa bitagomera Allah na rimwe, la yasuna Allah ma amarahu wa yafaluna ma yumarun. Abo nibo barimo kugusabira. Iyo wicaye mu musigiti, abamarayika nabo barimo kuvuga ngo Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ibadun mukramun, abagaragu b'Imana b'abanyacyubahiro bubahitse badashobora gutenguha Allah. Ni ukuvuga rero uwitesha ubusabe nk'ubu ngubu, uwitesha umwanya nk'uyu nguyu, uwitesha amahirwe nk'aya ngaya, mu by'ukuri niwe munyagihombo. Imana ntidushyire muri abo ngabo. Isomo ryacu rero tumaze kugira urugendo rurerure cyane twiga isomo rya aqida, masaili zigiye zitandukanye, no muri iki gitabo Sheikh twizemo tureba gifite umutwe uvuga ngo al-imanu arkanuhu haqiqatuhu wa nawaqidhuhu. Tureba kuri imani, inkingi za imani, n'ukuri kwa imani, n'ibintu byonona imani bishobora kuvana mu Islam. Ubyumvije umuntu abivuga yihuse nko muri iyo sije gusa uwo mutwe wumva ari ibintu byoroshye, ariko mu kubisobanura bifata umwanya munini cyane, nk'igihe cyose tumaze hafi gishobora kuba kirenga amezi angahe, hafi umwaka. Urumva kureba imani, ukareba inkingi zayo mu buryo bwagutse, mu buryo busobanutse, warangiza ukareba noneho ukuri kwa imani ni ukuhe. Hanyuma aho twasozereje twarimo kureba nawaqidhul iman, ibintu bishobora kuba byahanagura imani y'umuntu kandi yarayifite. Tubanza kubisasira tureba n'ubundi ukuntu umuntu ajya mu Islam ko mwabibonye. Hanyuma turangije tureba noneho uwagiye mu Islam we yabuvamo ate, nk'uko abujyamo hari n'ubwo ashobora kubuvamo, birashoboka. Byose twarabigaragaje. Tureba ibintu rero byonona imani y'umuntu, ariho twakomeje kwibukiranya tuvuga tuti nyamuneka nk'uko abantu bitwararika kureba ko iswara zabo zitakononekara, kureba ko tahara zabo zitakononekara, kureba ko siyamu zabo zitakononekara, kureba ko hijja zabo n'andi masengesho bakora bitakononekara. Ni ukuvuga ko bikenewe umuyisilamu kwicara areba ko imani ye n'idini itakononekara bitewe na bya bintu bitokoza imani, imma mu buryo bwagutse ukaba wava mu Isilamu, cyangwa se mu buryo bugabanya icyubahiro nyine cy'abantu bafite ukuri kwa imani, babandi Imana ivuga ngo ulaika humul mu'minuna haqqan, abo nibo bemera Imana banyakuri. Buri muyisilamu wese aba agomba guharanira ko muri ba bemera Imana banyakuri, alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, babandi bemeye Imana barangiza n'intumwa yayo barangiza ntibashidikanye, babandi alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana, babandi havuzwe Allah imitima yabo igira ubwoba, basomerwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala zikabongerera imani. Abakora iswala bagahozaho iswala bagatanga amaturo, imani ikavuga iti ulaika humul mu'minuna haqqan, abo ngabo nibo bemera Imana banyakuri. Iyo rero imani yawe itokoje, ni ukuvuga ngo ushobora kuva muri imani cyangwa se ukabura ukuri kwa imani. Byose ntabwo ari byiza, ariko twarabigaragaje mu ncamake tubona ibintu bishobora wal iyad billah kuba byakuvana muri imani bikakujyana mu buhakanyi. Tuvuga tuti buri mu Islam yakagombye gukora hasi no hejuru, ariko imana ikazagufasha ugatabara ukuri mu Islam, nta kindi. Nibyo twicara twibutsa abantu hano.
uzakore hasi no hejuru, uzabure ibyo utekereza byose, ariko ntuzabure ubuyisilamu, ntuzabure imani. Icyo ni cyo kintu gikomeye. Hanyuma nyuma rero Sheikh ahangaha arimo gusoza iki gitabo yazanye undi muryango nanone ushamikiyeho undi muryango mu miryango ya akida n'ubundi twanyuzeho mu bihe byose bigiye bitandukanye urebana n'ikintu kirebana n'ibyaha al-ma'siya. Aravuga ati khatima fi hukmi ahli al-ma'asi, mbese umusozo w'iri somo aho yagaragazaga iman, inkingi zayo, ukuri kwayo, ukuri kwa iman n'ibyonona iman. Igitabo yagishoje avuga ngo turareba itegeko ry'abantu bakora ibyaha. Byari byose buri muntu hano mu bantu tumaranye igihe twiga isomo rya akida wari wese umubwira uti mbese umuntu ukora icyaha hukumu ye ni ibyaha. Ndibwira ko buri wese ashobora gusubiza ko hukumu yaba ari umuyisilamu ariko nyine ukora icyaha, ko gukora ibyaha ntabwo byemewe, Imana yarabiziririje. Ariko biba biganisha kugaragaza ko umuntu ukora ibyaha atava mu Buyisilamu keretse cya cyaha karundura, icyo nicyo cyamukura mu Buyisilamu. Nibyo rero Sheikh hano arimo kugaragaza. Sheikh akavuga ku mutwe w'itegeko rirebana n'abantu bakora ibyaha, akavuga ati gukora ibyaha byonyine ntabwo byagukura mu Buyisilamu. Ibi twarabivuze kenshi cyane muri Masail, kandi mwajyaga mwumva n'induru abayisilamu bateza ku bibazo bimwe na bimwe ku bantu bafite ababo mu miryango bafite ibyaha runaka bakora, kunywa inzoga ku buryo bugaragara, n'ibindi byaha nyine bifatwa nk'ibyaha. Ibi ngibi ni ibintu by'ibyaha maasi bitabereye umuyisilamu, ariko bitamuhanaguraho izina rya imani, keretse atandukiriye akarenga imbibi. Nyine abamenyi bagaragaje ko yarengeje imbibi bya bindi by'ibyaha kubera ko mbese kubyiyorohereza kuri we mpaka hagira n'ushaka kumubwira ati nyamuneka iki kintu ni icyaha urimo gukora, kubera ko yakimenyereye akaba yakizirura. Aho ngaho niho habaje ikibazo. Akabwira ati nta kibazo, abasilamu Imana yavuze ko turya tukanywa, tujye twinywera inzoga. Hariho n'ukubwira ngo ariko se ko numva mumbuza kunywa inzoga, sinumva ko na kera n'abasanyanyendo bazinywaga. Kubera ubujiji abantu baba bashaka kwicara mu byicaro bya ilmu, akananirwa gutandukanya ubuzima bw'abayisilamu mbere y'amategeko na nyuma ubuzima bw'abayisilamu nyuma uko amategeko yagendaga ategekwa. Amategeko yose ntabwo yabaye amategeko yatureba intumwa y'Imana ihawe ubutumwa ngo inzoga ziziririzwe, abagore barenze 4 baziririzwe. Ibintu byari mu buryo bwa nk'uko babagaho abantu banywa inzoga, abantu bafite abagore 30, abandi bafite. Ariko uko amategeko yagendaga yisetinga niko buri kimwe cyajyaga mu mwanya wacyo. Kunywa inzoga abantu barazinywaga, igihe kiragera inzoga Imana yaziririza. Kandi no mu kuziririza ntabwo Imana yaziririje inzoga mu cyiciro cya mbere, byanyuze nko mu byiciro bitatu. Barakubaza ku birebana n'inzoga n'urusimbi, babwire bati ibibi biri mu nzoga ni byinshi kurusha umumaro urimo. Nanone abantu bakajya mu inzoga bagasinda mpaka bajya gusari, bagasari batazi ibyo bavuga. Imana iti yemwe bemeramana muramenye ntimukegere iswara mwasinze, keretse mubanje kumenya ibyo murimo kuvuga. Icyo nacyo barakivaho, bakajya banywa inzoga bamaze gusarira ishayi, bwaca mu gitondo umuntu akajya gusari. Umar ari mu basaga Imana akavuga ati Nyagasani Imana uzaduhe ku kibazo cy'inzoga igisubizo gitomoye. Nibwo Imana yamanuye ayivuga muri Qur'ani, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fashtanibu. Inzoga ibaye haramu kubwa gatatu. Ubwo rero kubera ko abantu barinjira kumva ngo basanyanyendo barazinywaga, ntiwumve ko byari mu gihe ayo mategeko arebana no kunywa inzoga yari atarasobanuka, ataramanuka. Kandi abasanyanyendo bari bafite umuco, iyo Imana yaziririzaga ikintu ako kanya n'uwabaga abifite mu kanwa yaraciraga. Boni sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Nuko nguko ibintu byabaga bimeze.
ubwo rero ushatse kuzirura nk'icyaha nk'icyo ngicyo nibyo akaga. Sheikh Tahawi mu gitabo cye nk'uko iyi kaida yagiye ikunda kugaruka cyane ni ihame mu isomo ry'imyizerere, abamenyi bose ahlus sunna wal jamaa bemeranyaho, baravuga ati wala nukaffiru ahada min ahli al-qibla bi dhanbin ma lam yastahilluhu wala naqulu la yadhurru ma'a al-imani dhanbun liman amilahu. Ngo kandi nta n'umwe mu bayisilamu mu bemeramana abantu basari berekeye qibla twakura mu buyisilamu kubera icyaha yakoze igihe atakiziruye. Ni ukuvuga ngo wakoze icyaha ariko ukaba uzi ko icyo cyaha ari haramu, wenda mu buryo bwawe ukaba usaba Imana imbabazi, ntabwo ibyo byakuvana mu buyisilamu. Ni nka kwa kundi twarimo gutanga urugero ku nzoga cyangwa se n'ibindi byaha muzi abantu bakora, ukaba uzi ko urimo kugomera Allah, ntabwo byagukura mu buyisilamu. Ariko iyo ukiziruye ni indi ntera, ni wowe ushatse kwizamura wishyira ahantu habi n'akazi kawe. Bati kandi wala naqulu la yadhurru ma'a al-imani dhanbun liman amilahu, kandi ntabwo twavuga ngo rwose iyo umuntu amaze kugira imani ngo ntacyo bitwaye, ngo ibyo yakora byose niyo yakora ibyaha nta kibazo. Kuko mu gika cya mbere ahlus sunna batandukanye na khawarij, kubera ko khawarij bo ni abantu bavana mu buyisilamu ari we wese wakoze icyaha. Unywa inzoga kafir, warya riba kafir, wasambana kafir, wagira urya kafir, umuntu wese wamukura mu buyisilamu khawarij. Kandi ibi ngibi bihabanye n'igitabo cy'Imana na sunna z'intumwa y'Imana n'iby'abamenyi mu idini bemeranyije ku misingi y'idini. Ari ibi ngibi nta wasigara mu buyisilamu. Ugenda uvana umuntu mu buyisilamu yakoze icyo ukamuvana mu buyisilamu, yakoze icyo ukamuvana, nta wasigara ari umuyisilamu. Kandi ubuyisilamu ni ikintu gihambaye nk'uko twavuze ngo nta cyakura umuntu mu buyisilamu keretse icyabumushyizemo. Umuntu ajya mu buyisilamu ku ijambo rikomeye, iryo jambo iyo atandukanye naryo cyangwa agakora ibihabanye naryo niho ashobora kuva mu buyisilamu, ariko ntabwo yavamo ku bw'ibi byaha. Ubwo rero khawarij ni ko bavuga bo. Hanyuma ku ruhande rwabo rero navuga ngo ni ibyago amatsinda amwe y'abayisilamu yagiye agwamo n'abanyantege nke bandi kubera kudashakisha ubumenyi bakabigwamo. Urabona nk'ahangaha ku ruhande haje aba ba khawarij barakura umuntu mu buyisilamu ku cyaha icyo ari cyo cyose. Ni nayo mpamvu hari abandi bayisilamu kubera kutiga no kuticara mu byicaro bya ilmu, ushobora no kumubwira ngo ebana uzaze, kandi iyo ari ibintu bisanzwe atari n'icyaha, uzaze nzaguha kuri minervari y'umwana, akaza yaza akakubura, cyangwa se mwahura ukumubwira uti ebana nanjye ibintu ntabwo byagenze neza, kandi utamubeshya rwose nanjye byanze, tube nk'umukafiri. Allahu akbar. Kubera ko amafaranga twavuganye nyabuze mbaye umukafiri, cyangwa se kubera ko aho twavuze duhurira natize kubera impamvu utazi umvanye mu buyisilamu. Mujye mwumva ukuntu abantu agukura mu buyisilamu dakika moja, kubera iki? Ya marangamutima n'ubukana bw'ubuzima abantu baba barimo, akabona ko mbese utari umuyisilamu kubera ko utakoze ibyo ashaka we. Ibi byose biterwa na jahil, ni ijambo n'abantu batakagombye gukinisha. Urumva? Ubwo rero hari abameze gutyo kuva icyo gihe na n'ubu barahari. Nanone hakaza abandi idini bayifashe nk'aho ari umukino, ittakhadhu dinahum laiban wa lahwa, bafashe idini yabo ko ari umukino n'ibintu byo gukina gusa. Akumva ko yakora ibyaha ngo kuva afite imani nta kibazo, ariko ibi nabyo si byo. Baba baguye nanone mu mutego w'abitwa murji'a, kubera ko ntibavuze ngo gukora ibyaha ngo kuva ufite warahagaze kuri la ilaha illallah ngo nta kibazo. Ariko abamenyi muri ahlus sunna nibo bavuze ngo nta wavanwa mu buyisilamu kubera icyaha, ariko nanone ntabwo twavuga ngo gukora icyaha ngo nta kibazo. Nta kibazo, kandi hari ibihano Imana yagiye igena kubera ibyaha runaka. Wice bakwice, usambane ukubitwe, wibe baguca ukuboko. None se kuki uvuga ngo nta kibazo? Kandi Imana hari ibyaha runaka byonyine byo ku isi yageneye ku bantu bakora ibyaha runaka. Ikibazo kiba gihari rero, ariko nyine
bikaba hagati y'imizani yo kudakabya no gukandagira. Ntukabye amategeko y'Imana ukabya ku cy'Imana itavuze, cyangwa se ukandagire imbago z'idini nk'aba ngaba murji'a. Niyo mpamvu na Imam Nawawi nawe avuga rahimahullah, aravuga ati wa'lam anna madhhaba ahli sunna wa ma alayhi ahli al-haqq min as-salaf wal khalaf, ngo ujye umenya ko madhhab, umurongo uriho ahli sunna n'abantu bose bahagaze ku kuri, ababanje n'abazaza nyuma, nuko man mata muwahhidan dakhala al-janna qat'an, umuntu uzapfa ahagaze kuri la ilaha illa Allah azajya mu ijuru tu. Uhagaze kuri ijambo, mubyumve neza, uhagaze ku ijambo la ilaha illa Allah uzajya mu ijuru qat'an, uko byagenda kose. Cyane cyane abaye ari umuntu utarijanditse mu byaha, nk'abana batoya cyangwa se abasazi, abagize ubumuga bwo mu mutwe, gutyo bakarinda bakura ari uko bameze, cyangwa se abantu bakoze tauba ku byaha byabo, ntibagwe muri shirki cyangwa se n'ibindi byaha bakakora tauba, bataramutse bakoze ibindi byaha nyuma ya tauba yabo, aba rwose ku bubasha bw'Imana bazajya mu ijuru. Aba ngaba bazajya mu ijuru, abo bose bazinjira mu ijuru, nta n'ubwo bazajya mu muriro namba. Ariko nyine nta n'umwe utazanyura mu muriro, kandi no kunyura muri uwo muriro kuvugwa, bamwe mu bamenyi baravuga ngo ni kwa kunyura hejuru kuri sirat, ko nta muntu utazanyura hejuru ya sirat ku munsi w'imperuka. Nibyo Sheikh avuga ngo as-sahih anna al-muradu bihi al-wurud fi an-nar huwa al-murur ala sirat, kunyura hejuru ya sirat, cya kiraro kiri hejuru ya jahannam, nicyo kiba kirimo kuvuga. Imana izabiturinde rero. Naho rero icyo ni igice cy'aba bandi bazaba batararanzwe n'ibyaha, cyangwa se bararanzwe n'ibyaha ariko bakabyicuza. Aba ngaba bazajya mu ijuru, nyine kitabujijwe kuba banyura hejuru ya sirat. Naho ba bandi rero bahagaze ku ijambo la ilaha illa Allah, ariko bakagira ibyaha maso y'abakora, ndetse bakanapfa nta na tauba bakoze. Aba ngaba bari munsi fi mashiatillahi, munsi y'ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana ibishatira abo bareka bashyira mu ijuru nta kibabajije, ariko yanashaka ikabahana nanone mu gipimo runaka kingana nuko Imana ibishaka, ikababarira. Babaye bahagaze ku ijambo la ilaha illa Allah, nabo bakazava mu muriro, nkuko twabigiye tubibona muri masa zigiye zitandukanye. Ubwo abangaba rero baba bameze, hari abababarirwa badahanwe, hari n'abandi bazabanza guhanwa, ariko Imana ibababarire muri rusange. Ubwo rero Sheikh karangiza hano Imamu An-Nawawi avuga ati fala yakhludu fi an-nari ahadun mata ala tawhid, ntabwo azaba mu muriro uziraherezo n'umwe wapfuye hagaze ku ijambo la ilaha illa Allah. Iri jambo rihagazeho ni ukuvuga nta shirki. Niyo mpamvu twicara tuvuga shirki. Nyamuneka utarabangikanyije Allah, utaraterekereye ngo ujye ubagira abazimu, ngo ujye kurara utakambira abazimu cyangwa se amajini cyangwa se ibiki n'ibiki, ugapfa uri kuri la ilaha illa Allah, kitabuje ko ushobora kuba wenda warakoze ibyaha nk'ibi bindi tuba twumva. Nabyo wenda hari imvugo turi buze kugeraho zibigaragaza. Rwose n'uburi ku bantu bahagaze kuri tawhid, ku ijambo la ilaha illa Allah, ntabwo umuntu nk'uyu nguyu azamurira iteka. Walau amila min al-ma'asi ma amila, kabone n'ubwo yazakora ibyaha mu byaha. Kubera hadithi zibigaragaza, hadithi Anas bin Malik, hadithi al-Qusra ya Malik radiyallahu, Anas bin Malik radiyallahu anhu, muri hadith Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo ya ibna adama, yewe mwene Adamu, innaka law ataytani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataytuka biqurabiha maghfira. Ngo yewe mwene Adamu, mu by'ukuri uramutse usanze wapfuye, gusanga Imana n'ugupfa, ntabwo wasanga Imana ukizunguruka hano, urapfa ugasanga Imana. Law ataytani,
ariko wasanga Imana ugasanga Imana ufite ibingana nk'isi byose ari ibyaha biqurabil ardi khataya, ufite ibintu by'ibyaha bingana nk'isi ari ibintu byinshi cyane, byaha byinshi cyane, ariko Imana ikavuga ati thumma laqitani la tushrik bi shay'a, ariko tugahura nawe utarambangikanyije, utaraterekereye, utarabazi ihene cyangwa inka, utarakoze ibi, utarabikoze ibyo bintu bya shirki. Imana irakubwira iti bya byaha byawe byose muhindura imbabazi. Murebe ubuhambare bw'impuhwe z'Imana subhanahu wa ta'ala n'ubwaguke bw'impuhwe z'Imana subhanahu wa ta'ala. Ibyaha Imana ibihindura ibyiza, ibyaha Imana ikabihindura imbabazi, ariko iyo witandukanyije no kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko kubangikanya byo Imana yarahakanye ko itabibabarira. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Imana rwose ntibabarira umuntu ugwa mu cyaha cya shirki. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ariko Imana ibabarira ibindi byaha kubishatse. Na hano kuvuga ngo ibabarira ibindi byaha kubishatse, ni uvuga ngo irabibabarira ntigushyire mu muriro utarakoze shirki, cyangwa se ntikubabarire ibyo byaha ku kanya ukabanza ugahanwa ariko ukazavamo, kubera ko utigeze ubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko warabangikanyije ni akaga. Ibi rero nibyo ncamake y'amadhhab ahlus sunna wal jamaa ku kibazo kirebana n'abakora ibyaha mu bantu bemera Imana subhanahu wa ta'ala, na dalili nyinshi cyane muri Qur'an na Sunna, ndetse n'ibyamenye bemeranyijeho benshi cyane bigendanye n'iri hame ry'uko gukora icyaha byonyine bitagukura mu Islam igihe icyo cyaha utakiziruye. Hari n'imvugo, amahadithi agiye atandukanye ashimangira iri hame. Hanyuma upfuye rero ahagaze kuri Imana, akaba yaratanze shahada y'ukuri, shahada yerejwe Allah subhanahu wa ta'ala, ayivanye mu mutima we, iherezo rye byanze bikunze ni mu ijuru, byanze bikunze, kandi ntabwo azaba mu muriro ubuziraherezo. Iki kintu mujye mucyumva, umuntu uhagaze kuri shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, uko bizagenda kose uyu nguyu ni umuntu wo mu ijuru, uko bizagenda kose, niba warakoze ibyaha bingana bite gusa bitarimo shirki, Imana izakwinjiza mu ijuru. Hanyuma ariko nanone Sheikh akavuga ati igihe ibi byaha gusa yakoraga bitari shirki, nabyo atageze ku rwego rwo kubizirura. Ibi bintu ndibwira ko twabivuzeho kenshi cyane hano kugira ngo dukureho labs, iki kibazo cy'abantu kugenda bakorana mu busilamu, n'ikibazo cy'abantu bakora ibyaha ugasanga umuntu uhese ucira undi urubanza, ni mu muriro tu, uriya ni mu muriro tu. Bya bindi abasilamu bakunda kwifatira hukumu gusa, ako kanya akagushyira mu muriro ku kantu gatoya, gashobora kuba ari gato cyangwa se ari kanini. Ukuvuga ngo ibyaha Imana ihamya ko twese turi abanyabyaha, ariko ibyaha nuko umuntu yicuza, ariko ibyaha bikugeza ku kuba watinyuka kubizirura nibyo bibaye akaga. Kuzirura icyaha ni akaga. Urugero, umuntu ararya riba, iyo ariye riba amruhu bainahu wa baina Allah azza wa jalla, ibyo biri hagati na Allah subhanahu wa ta'ala. Riba ni haram ku buryo budakuka, ni kimwe n'ubusambanyi, ni kimwe n'ubujura, ni kimwe no kunywa inzoga, ni kimwe, ibyo byose ni ibintu Imana yaharamije binasi, dalili zirahari. Ntabwo winjira mu buzima bw'abantu cyangwa se mujye gucira urubanza abantu, we ntabwo uri umucamanza ku bantu. Ariko rimwe na rimwe hari abantu bakora ibyaha nk'ibi kubera ko bigenda bigahuma ku mitima, mpaka bikaba byageza aho umwe ashobora no kwibagirwa ko akora ibyaha. Wamubwira ngo reka tujye twirira amafaranga, ngo mwe mujye mwicara aho ngaho musabirize, haka. Ni ukuvuga ngo nubwo atabiziruye,
ariko ni nkaho arimo bitarika au biukhra mu buryo cyangwa se buriya ni nkaho ashaka kwereka ko inzira arimo ari sawa, ariko nabwo ibyo ntabwo bihagije kuvuga ngo yabiziruye, ntabwo arabizirura, ariko wenda ntawamenya hari igihe kubera ubujiji no kubera gukomeza kubera muri ibyo iminsi yamujyana wajya ariko ibintu muvuga byose abashe baba bavuga muzi ko Imana ntabwo yaziririza amafaranga. Hari kariza iyo wageze kuri uru rwego aho ngaho ni cyamaze kuba ikibazo. Ni kimwe n'abandi rero nyine bakora ibindi byaha byo kunywa inzoga, byo kugira gute, akakubwira ibyo ngibyo ni ibyanyu bana, inzoga nta kibazo, akakubwira ndetse hari n'ukubwira ngo none se ko hari imiti babavuze y'inzoga ntimuzinywa namwe mu buryo cyangwa buriya, ukumva arakurusha amagambo menshi, abantu babaye abamenye. Ubwo rero ni ukugenza buke. Twe duhagaze gusa kuri iyi kaida igaragaza ko umuntu uhagaze kuri la ilaha illallah agatanga shahada by'ukuri kubasha bw'Imana y'uyu ntazajya mu muriro kabone n'ubwo yakora ibyaha igihe atabiziruye, cyangwa se ngo ahakane ikintu kizwi mu idini ku buryo bugaragara budashidikanyijweho, cyangwa se akora ibikorwa bigaragaza ko nka bya bindi twabonye bigaragaza ko byamaze gusenya umusingi w'idini ye nk'uko twabibonye. N'ikigaragaza rero ibi ngibi turimo kuvuga by'uko umuntu uzahagarara ku ijambo rya shahada, ku ijambo rya imani rwose azajya mu ijuru, n'amahadisi agiye atandukanye dukesha intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaturutse ku basanganyangendo batandukanye. Muri ayo mahadisi dalil an Uthman radhiyallahu anhu qala, hadisi ya mbere yaturutse ku Uthman Imana imwishimira, yaravuze ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yaravuze ati man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, umuntu uzapfa azi ko nta yindi Mana ikwiye gusenga by'ukuri Imana imwe rukumbi azinjira mu ijuru. Uzapfa nta kindi azi, nta yindi Mana azi igomba gusenga uretse Allah subhanahu wa ta'ala, niyo shahada, niyo ryo jambo la ilaha illa Allah, yazajya mu ijuru. No mu yindi hadith yaturutse ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana mu hadith ya Abi Hurairah yavuze ati ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, ati ndahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusenga by'ukuri uretse Allah, nanjye ko ndi intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana irangiza iravuga iti la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala aljanna, ati nta mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala uzahura na Allah adashidikanya kuri aya magambo uko ari abiri, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah, ugahura na Allah ghayra shakin fihima, tashidikanyaho, illa dakhala aljanna, uretse ko azinjira mu ijuru. Mu yindi hadith yaturutse ku Ubada bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith yaturutse ku Ubada bin Samit, muri hadithi intumwa y'Imana iragira iti man qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibn amatihi wa kalimatihi alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata haqq wa anna an-nara haqq adkhalahu Allah min ay abwab aljannati thamaniya sha' wa fi riwaya adkhalahu aljanna ala ma kana min amal. Muri hadith intumwa y'Imana iravuga ngo ijambo ngo ndahamya ko nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah wenyine udafite ubangikanye nawe, nuko Muhammad ari umugaragu w'Imana n'intumwa yayo, nuko Isa ari umugaragu w'Imana n'umwana w'umujakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala Maryam, n'ijambo ry'Imana yashyize muri Maryam, na roho yaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ruvuga ngo iyi niyo myizerere y'abayisilamu, cyane cyane nko ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hadi abayisilamu ko twemera ko Imana ari imwe rukumbi, ariyo yonyine igomba gusengwa, nuko Muhammad ari umugaragu wayo n'intumwa yayo, niyo myizerere y'abayisilamu. Hanyuma ariko nanone no mu myizerere y'abayisilamu hakaba kwemeza ko Isa nawe ari umugaragu w'Imana n'intumwa y'Imana, bitandukanye nuko abandi babivuga.
abayisilamu ntabwo twemera ko Yesu ari Imana, ari umwana w'Imana, ari umufasha w'Imana, kimwe n'indi ntumwa mu ntumwa zindi z'Imana zose. Imana irigize, nta n'umwe ikeneye mu bufasha, nta icyo ari cyo cyose. Ni intumwa z'Imana ku bagaragu bayo. Nk'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe yahisemo kwitwa umugaragu w'Imana n'intumwa y'Imana, bikabishema kuri yo, ikumva ko ari umugaragu wa Allah ari iby'agaciro kuri yo. Hari izindi ntumwa zahitagamo kuba abami, izindi zikaguryo, ariko intumwa y'Imana yahisemo kwitwa intumwa y'Imana n'umugaragu wayo. Nayo mpamvu yajyaga akunda kubwira abantu ati mujye muvuga ngo ni intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, ntimukarenzaho mukabiriza. Niyo mpamvu intumwa y'Imana yabwiye abayisilamu iti ntimugakabye iyo murimo kumvuga no kunsingiza, la tatruni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam, ntimugakabye mu kumvuga imyato nk'uko abanasara bakabije mu kuvuga Yesu mwene Maryam mpaka bakamugira Imana. Iyo ni hadith zirahari zigiye zitandukanye. Na Isa ibn Maryam rero mwene Maryam ni umugaragu w'Imana n'intumwa yayo, kandi ni n'ijambo ry'Imana, kubera ko we ntabwo yavutse nk'uko abandi bose bavuka. Ni ijambo Imana yategetse aratwita Bikira Mariya abaho, kandi na roho yaturutse ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nanone muri ubu buhamya ukemera ko ijuru ari ukuri n'uko umuriro ari ukuri, Imana izakwinjiza mu ijuru tu, izakwinjiza mu ijuru mu miryango 8 y'ijuru, ushake umuryango unyuramo. Nanone mu yindi mvugo uzinjirwa mu ijuru hashingiye ku bikorwa nyine uzaba uhagazeho nawe. Ni ukuvuga ngo ihame ryo guhagarara kuri shahada ni ihame rikomeye cyane. Nta cyakubuza amahirwe yo kujya mu ijuru keretse wowe ubwawe niwe wihuguza ibyo twicara tuburira abantu. Nanone mu yindi hadith aturutse kwa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ngo yumvishe uburyohe bwa Imana, uriya uzishimira ko Allah mubera nyagasani, akishimira ko Ubusilamu bubera idini, akishimira ko Muhammad amubera intumwa, uyu nguyu azaba afite uburyohe bwa Imana. Ibi biranahagije kuba kuko uri umwemera uhagaze kuri iyi misingi ikomeye. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlul jannati aljanna wa ahlun nari nara thumma yaqulu Allah ta'ala. Intumwa y'Imana iravuga ngo abantu bo mu ijuru bazinjira mu ijuru, nabo mu muriro binjire mu muriro. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati akhriju man kana fi qalbi mithqala habatin min khardal min iman, mukure mu muriro uwo muzasanga mu mutima we afite akantu kangana nk'urwara cyangwa se nk'ururo mu muriro wa Jahannam. Aha ni kuri babandi bazaba barapfuye bafite Imana, barapfuye bafite mbese rwose nta n'ibikorwa bigaragara bihambaye, ahubwo bafite maasi, bajye muri ye kubera ko batakoze shirk. Imana ibwira abamarayika iti musohoremo, akhriju uwo ari we wese ufite niyo kaba ari akantu kangana gutya mukure muri Jahannam. Hada min fadlillahi azza wa jalla, nibi ni mu ngabire z'Imana n'impuhwe zayo. Ndetse wa an al-Ma'rur bin Suwaid qala sami'tu Aba Dharr yuhaddithu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Uyu nguyu yumvishe Abu Dharr avuga imvugo, yumvishe ku ntumwa y'Imana avuga ati atani Jibril alayhi salam fabasharani. Intumwa y'Imana irimo kubwira abasangendo na Abu Dharr arimo, yarababwiye ati Jibril yaranziye ampa inkuru nziza, fabasharani. Ijambo bishara ni iyo umuntu akubwiye nk'ikintu cyiza utaruzi, nawe unezezwa no kukibwira abandi. Ku ntumwa y'Imana rero icyayinezezaga kuri yo, inkuru nziza yinezezaga ndetse ikanezezwa no kubwira abayisilamu, ni ibintu birebana n'impuhwe z'Imana n'imbabazi z'Imana kuri bo ku munsi w'imperuka cyane cyane bihambaye. Aravuga ati atani Jibrilu alayhi salam fabasharani annahu man mata min ummatika la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna. Qultu wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq. Ayo ni amagambo yoroshye, ntabwo yoroshye nabo. Intumwa y'Imana avuga ngo Jibril yaranziye ampa inkuru nziza ivuga iti
uzapfa Muhammad muri umma wawe atabangikanya Allah n'icyo ari cyo cyose n'ikintu na kimwe, atabangikanya Allah, azinjira mu ijuru. Ayo ni amagambo ya Jibril ahawe na Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo aze kuyabwira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noneho intumwa y'Imana iravuga iti wa inzana wa insaraka, ese kabone nubwo yaba yarasambanye akaniba. Jibril amusubiza wa inzana wa insaraka, kabone nubwo yaba yarasambanye akaniba. Hari imvugo ivuga ngo aya magambo niko Jibril yayavuze, ariko nanone mu yindi hadithi yindi, hari indi hadithi bigaragaza ya Abu Dharr ko Abu Dharr ari we wabajije intumwa y'Imana. Jibril ni umumarayika wo hejuru, namwe murabizi, rasulun karim, intumwa y'Imana y'icyubahiro, zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin. Ni umumarayika nawe yari kuri nivo yo hejuru, nk'ibintu hari igihe atavugaga ibintu byo hasi guri. Ariko aya magambo wa inzana wa insaraka, Abu Dharr ni we yabajije intumwa y'Imana. Mu yindi hadith intumwa y'Imana yavuze iti nta muntu uzahamya ijambo la ilaha illa Allah mu bagaragu b'Abayisilamu uretse ko Imana izamwinjiza mu ijuru. Abu Dharr abaza intumwa y'Imana iti niyo yasambana ya Rasulullah akaniba? Intumwa y'Imana iti niyo yasambana akaniba. Abu Dharr arongera ngo niyo yasambana akaniba. Intumwa y'Imana imusubiramo. Abu Dharr arongera asubiramo. Intumwa y'Imana aravuga iti niyo yasambana akaniba raghma anfi Abi Dharr, nubwo Abu Dharr bigaragara ko afite ikibazo. Abu Dharr yahise avuga ati naruhije intumwa y'Imana. Mbese ibyo icyatumaga Abu Dharr asubiramo yumvaga ari ibintu bihambaye, ariko ku Mana nta gihambaye jyewe wahamije ko ariyo yonyine, nta kintu ugomba gusenga, nta kintu ugomba kuwaragira wewe wenyine Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu ari ryo hame rishingiyeho ibintu byinshi cyane birebana n'uko umuntu uzagara kuri la ilaha illa Allah, iherezo rye ni mu ijuru. Ibi rero nibyo abamenyi bose mu gusobanuza hadith nka Imam Nawawi arimo kuzigaragaza rwose ko umuntu uzapfa abangikanya Allah ni mu muriro, n'uzapfa atabangikanya Allah ni mu ijuru. Ibyo la ishkara fi dhalik, nta n'impaka. Nta muntu ubangikanya Allah uzakubwira ngo azajya mu ijuru, nta n'umuntu utabangikanya Allah wagira intege cyangwa se icyizere gike cyo kuvuga ngo ntazajya mu ijuru, keretse ufite ikibazo mu idini ye. Imana yarabivuze mu mahadithi menshi cyane, muri ayati nyinshi cyane za Qur'an, n'intumwa y'Imana zisobanura nyinshi cyane. Ibi ngibi rero ni hanyuma hari n'izindi hadith, ibintu birebana n'amagambo afatwa nk'aho mbese ari ibyaha karundura, ariko mu by'ukuri atari ibyaha karundura, hashingiwe kuri rya hame ryo kuvuga ngo icyaha ntabwo cyagukura mu Buyisilamu keretse wakiziruye. Uretse ko hariho n'igishobora kwitwa icyaha cy'ubuhakanyi cyangwa se ibangikanya kubera ubukana bwacyo gusa, ariko mu by'ukuri atari ko kiri. Urugero hano Sheikh yazanye ingero z'ayo magambo z'ibyo byaha. Urugero sibabul muslimu fusuq, gutuka umuyisilamu mugenzi wawe no kugomera Allah no gusohoka kuri gahunda yo kubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qitaluhu kufr, no kurwanya mugenzi wawe n'ubuhakanyi. None se ubu buhakanyi bwo kurwanya mugenzi wawe ni ubuhakanyi bwakuvana mu Busilamu? Reka da, ntabwo kurwana na mugenzi wawe byakuvana mu Isilamu kimwe n'ibindi byaha, kubera ko hariho n'indi dalili muri suratul Hujurat aho Imana ivuga iti wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ngo amatsinda abiri y'abemeramana narwana faslihu bainahuma, muyunge. Itsinda rimwe nirishaka mbese niryigangarika rikaba ridashaka kumvikana murirwanya iryo ryigangaritse kugeza ubwo rigaruka ku murongo. Ariko urumva hamwe nuko barimo kurwana Imana wa in ta'ifatani minal mu'minin, ntabwo Imana yayise minal kufar, la wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Amatsinda abiri y'abemeramana aramutse arwanye ashyamiranye
mujye muyunga. Tafadhali. Twarimo gukomeza tureba iri hame rikomeye cyane abantu nyine ryakababereye umuyoboro kuri masala irebana no kumenya abanyabyaha, ndetse nk'uko twagiye duhura nabyo kenshi ukabona umuntu acira undi urubanza we ni mu muriro tukhalidina fi abada, akaba ugushyizemo gutyo kuri ibibazo bigiye bitandukanye. Na n'ubu nibyo abasheke baba bicara barwana nabyo mu bitabo babyandika, nyamuneka gusa abantu bakaba bagomba kugarurwa bakagirwa inama kugira ngo bagaruke ku murongo. Hanyuma rero nyine muri rusange twabonye ko abantu bahagaze ku ijambo la ilaha illallah by'ukuri rwose bo ko kubasha bw'Imana bazajya mu ijuru, nk'uko dalili nyinshi cyane twazibonye. Hanyuma nanone akanakwereka ko yewe hariho n'ibikorwa runaka abantu bakora bikitwa kimwe muri biriya tubona ko ari icyaha gikomeye cyane, ubuhakanyi, shirki, ariko mu by'ukuri atari shirki, kubera ko ari ibyaha n'ubundi intumwa y'Imana yavuze nka biriya by'ubusambanyi ku muntu wavuze la ilaha illallah n'iki bazajya mu ijuru. Abu Dharr wa inzana wa insara, niyo yasamba niyo yakwiba. Iyo bigeranye n'ibi byaha rero turimo kureba hano usanga nta naho bihuriye. Nk'iki sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufr, kurwana mugenzi wawe n'ubuhakanyi, ariko ubu si ubuhakanyi bukuvana mu idini. Byaye n'umuntu avuga ngo ibyo ni byo bantu bamwe b'abaswarullah nk'iyo yabonaga nk'iyi hadithi tayari yahitaga gukura mu busilamu. Rimwe na rimwe mwaganira nk'ikintu yabona atacyumvishe ko byumva ngo wayatul munafiqi thalatha idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana anta munafiq. Ni ukuvuga ngo wagafata ubunafiki bugukura mu busilamu akabugereranya n'iri jambo intumwa y'Imana yise nifaq, ijambo ku rurimi gusa ariko bitari mu myizerere mu mutima, bifatwa ko byagukura mu busilamu, bakagenda babifata gutyo. Byose rero ni ibintu biba bishaka kugira ngo abantu begere abarusha ubumenyi, babasobanurire, bamenye itandukaniro ry'ukuntu ibyaha bigenda birutana. Ese iyi kufuru, iri jambo ivugwa hano ni kufuru ikuvana mu Islam bil kulliya, cyangwa se ni ijambo gusa intumwa y'Imana yise ko rifatwa nk'ubuhakanyi ariko atari ubuhakanyi bwo gukura mu Islamu ku buryo byabuza abasilamu kugusarira wapfuye cyangwa se kuguhamba mu marimbi y'abayisilamu? Ni nk'ibi ngibi rero. Ni kimwe na hari intumwa y'Imana yabwiye abayisilamu muri hijjatul wada, babwira iti la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, ati ntimuzabe nyuma yanjye abahakanyi bamwe bazaba barimo kwica abandi, abantu bica abandi, ibintu byo kwica bagenzi bawe. Intumwa y'Imana yabujije abayisilamu, ariko nyine kurikiranya amateka nyuma y'ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyane cyane mu bihe by'abasanyangendo, kuva ku gihe cya Sayyidina Uthman radhiallahu anhu no kujya ku gihe cya Sayyidina Ali radhiallahu anhu, ibyo intumwa yavugaga byarabaye. Abayisilamu barahuye, bararwana, baricana, bagira bate muri za ma'arakatu Siffin, ma'arakatul Jamal, naye ibi ni by'intumwa y'Imana avuga iti la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, ntimuzasubire nyuma yanjye ko mwabahakanyi. Ubuhakanyi rero ntabwo ari ubuhakanyi bubavana mu Buyisilamu, ni ibikorwa runaka intumwa y'Imana yagiye yita ko biranga ubuhakanyi, cyangwa se abantu b'abahakanyi ari bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo byagukura mu Buyisilamu. Nanone ni nk'uko intumwa y'Imana yavuze iti man halafa bighayri llahi faqad ashraka, ngo umuntu uzarahira ku kindi kitari Allah azaba abangikanyije. Nibyo, kurahira ku kindi kitari Allah uba ukoze shirki, ariko shirki iyi ngiyi ntabwo ari ya shirki igukura mu Buyisilamu. Kurahira mu izina ry'ikindi kitari Allah uba ukoze shirki, ariko ni shirki ntoya. Hari itandukaniro hagati ya shirki ntoya na shirki nini.
shiriki nkuru ni ikura umuntu mu Islam bilkuliya, kuvanamo ebana wagira ibyago ukapfa utujije, ubwo ni no mu buriro burundu, shiriki nkuru. Ariko shiriki ntoya yo hukumu yayo nuko uyikoze cyangwa se uguye mu cyaha nk'iki ngiki, ari nabyo biri buriya na riya ni shiriki nabyo, shiriki al-asghar, biriya abari tahta al-mashi'a, bari munsi y'ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana nibishaka izamubabarira, inashaka imuhane. Ibi rero intumwa y'Imana kwita kurahira mu izina cyangwa se ku kindi kitari Allah ko ari shirki, ntabwo bivuga ngo nimva umuntu araye ngo mba nambuye data, ngo vuye mu Busilamu, buriya ngo khalas avuye mu Busilamu, ngo niko mutume yavuze, ngo ubwo arahiye ku kindi kitari Allah koze shirki. Ariko ntashobora gusobanura ese ni shirki nkuru cyangwa ni shirki ntoya. Ese hukumu ya shirki ntoya ni iyi? Abantu rero kubera ko tuba twitangira fatwa gusa zibangutse tayari, ubwo yahura n'abandi wenda igikundi cyameze nkawe bakakuvana mu Busilamu. Nanone hano intumwa y'Imana yavuze iti ithnatani minan nasi huma bihim kufr, ngo ibintu bibiri biba mu bantu rwose bimeze nk'ubuhakanyi bubarimo. Ibyo bintu bibiri myitware imice, at-ta'nu fi nasabi wa niyaha ala al-mayyit, ibintu byo gutuka abantu cyangwa se imiryango. Hari ukuntu umuntu areba umuntu akumva mbese yaramusuzuguye, amugize umuntu hazi cyane n'umuryango we n'iki. Ibi byose bigaragaza umuntu uciriritse iyo urimo gutuka abandi cyangwa se kunyega abandi cyangwa se kwambara abandi icyubahiro Imana yabahaye. Ibi bintu intumwa y'Imana yarabibujije, bigaragaza ko ari ibintu by'ubukafiri nyine. Iyo urimo gutuka umuntu kubera uko yibereyeho cyangwa se kubera ubujyahabi bwe cyangwa se, ntabwo ari byiza. Intumwa y'Imana kubera ubukana bw'iki cyaha, niyo mpamvu intumwa y'Imana yavuze ngo bihim kufr, ni nk'ubukafiri bwe, ntabwo ari byiza. Icya kabiri wa niyaha ala al-mayyit, kuririra umuntu wapfuye. None se umuntu yarira yapfushije umuntu ukavuga ngo umuntu avuye mu Busilamu, avuye mu Busilamu bukafiri, nibwo bukafiri bukuvana mu Busilamu ku buryo udafatwa nk'Abasilamu. Oya, ni ibikwereka ko iki cyaha umuntu aba akoze ari icyaha gihambaye, ari icyaha kidakwiriye. Akaba ari niyo mpamvu intumwa y'Imana yagihaye ntuzi urwego rwo kwitwa kufura, ariko ni kufu itakura umuntu mu Busilamu. Nanone intumwa y'Imana muri hadisi aravuga iti la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Intumwa y'Imana iti ntabwo usambana azasambana ngo asambane igihe asambana ari umwemera, nuziba ntaziba ngo yibe igihe yiba ari umwemera, nuzanywa inzoga ntazanywa inzoga ngo igihe azinywa aba ari umwemera. Kandi tauba yo ihoraho iteka kuzagera ku munsi w'imperuka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yishoye muri ibi byaha, imani ye aba ayitokoje, aba mbese ayigabanyije ku buryo bugaragara, nta nubwo yakwitwa iyo wasu igihe ari muri ibyo bikorwa ari byo bimuranga. Ariko ntabwo bihanagura bilkuliya, ntabwo byahanagura. Mbese imani y'ibiri aho ngaho nyine ku rwego rw'amahasu yariho, ukaba uri mu mahasu yawe na imani yawe, ni idaraja y'imani yawe niyongeye yo kuba uri mu mahasu. Ariko ntibihanagura imani bilkuliya, ariko ntabwo waba uri umwemera ukora ibintu by'ibyaha nk'ibi ngibi. Nanone nk'uko intumwa y'Imana yavuze muri hadisi igira iti laysa minna man daraba al-khududa aw shaqqa al-juyuba aw da'a bi da'wa al-jahiliyya, ntabwo yaba ari umwe muri twe mu Bayisilamu, ntabwo yaba ari umwe muri twe umuntu wikubita abandi agira ibyago, ugasanga arikubita cyangwa se yaciye imyambaro cyangwa se arimo aravuga amagambo atari meza kubera kugira ibyago yagize. Ibi ngibi intumwa y'Imana yaravuze ngo ntabwo ari byiza, ntabwo bibereye umuyisilamu, ku buryo avuga ngo ukora nk'ibi ntabwo ari muri twe. Ariko se koko umuntu kwikubita cyangwa kuvuga amagambo atariyo
wapfuje nibyo byakuvana mu Busilamu, ntabwo byakuvana mu Busilamu. Ariko nyine daraja y'imani yawe na daraja y'Ubuislamu bwawe hari ahantu uyivanye. Ni ukuvuga ngo izi mvugo zose nta kindi zirimo kutwereka nk'uko aharusuna bose babigaragaza mu gihagararo cyabo bose bahuriyeho, uretse kugaragaza ko kuva mu Busilamu ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu iyo umuntu abuvuyemo ku buryo bugaragara tudashidikanya tuvuga tuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibyo ni ibyago bikomeye. Ibi byose rero twarimo kubivuga kugira ngo tugaragaze itegeko ry'abantu bakora ibyaha nuko bafatwa mu idini. Ese ibi bintu byatuma bava ku murongo w'idini cyangwa se ntibabarwe mu banyedini b'Abayisilamu n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Inshallah ibindi bigikomeza muri uyu muryango birebana no kugaragaza nk'ibintu runaka intumwa y'Imana yagiye igaragaza ko ari ibyaha bifatwa nk'ibihetse icyaha gikomeye, ariko bitakura umuntu mu Isilamu nk'ibi ngibi byose twarimo kuvuga, nk'uko ziriya aya zirimo kubigaragaza. innamal mu'minuna ikhwa, abemera Imana n'abavandimwe. Fa aslihu bayna akhwaykum, mujye mwunga, mujye muhuza abavandimwe banyu. Mwabahuje kubera iki? Ko habaye ikibazo. Kiriya kibazo rero ntabwo cyakura umuntu mu Isilamu, cyabaye hagati ya mugenzi we. Ariko hari ubwo nk'umuyisilamu ashobora kugira gutya, wenda ukamuguriza amafaranga ntayagusubize, akaba agukuye mu Busilamu. Cyangwa se haba ikibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese masala yo kwishyirana mu Busilamu no gukurana mu Busilamu ni masala abantu bagombye kugendamo buke cyane. Ni nka masala y'abantu gushyirana mu muriro no mu ijuru, nabyo ni masala abantu bakagombye kugendamo buke cyane. Gusa nk'abemera Imana twajya dusabira abemera ijuru, kandi tukaba twiringiye ko Allah subhanahu wa ta'ala azabaha ijuru, kandi tugasabira abemera Imana kugira ngo Imana izabarinde kugwa mu byaha, biba ari ibyaha ibyo binini cyangwa se n'ibyaha nyamuto, nk'uko tuzabireba nanone mu isomo ryacu ry'ubutaha, aho tuzareba ndetse n'ibihano birebana n'ibyo byaha. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. umwanya usigaye mutoya rero, iminota ingahe, twareba nk'ibibazo bimwe na bimwe kuri masala cyangwa se n'izindi masaili zayibanjirije, garagaza ko n'itandukaniro gusa ry'uburyo abashekhe bagenda bigisha abantu, ariko imiryango imeze nk'iyi ngiyi ishamikiye kuri ibi ngibi bisobanuro bigaragaza imani, ikigaragaza ko umuntu ahagaze ku Busilamu, twagiye duhura nabyo kenshi cyane. Cyangwa se umuntu yatakaje Ubusilamu, cyangwa se ibintu by'ibyaha nk'ibyo ngibyo, n'uburyo wenda umuntu yahwitura mugenzi we cyangwa se kumugira inama hatarimo kumucira urubanza, nk'uko twagiye tubibona. N'ubundi nibyo turimo kugenda tubona dusoza igitabo cyacu. Ubwo rero waba ufite ikibazo kuri ibi ngibi, tfadhal. Assalamu wa rahmatullah. Yego. Yego. Bose igihanagura icyaha ni tawba. Warakoze icyaha, none se ugira ngo ababikora ntibabizi ko ari icyaha? Buri munsi Abasilamu ntibabibwirwa ko kubangikanya Allah, kujya mu marimbi, gusabira mu marimbi ari shirki, bakajya gukora ibitangaza no kubagirayo no gukora ibiki. Abantu ntibabibwirwa buri munsi. Uko byagenda kose warakoze shirki, Imana ikaba ikigutije ubuzima iminsi, Imana igushoboze kwicuza, Imana irahanagura. Nta na kimwe Imana idahanagura. Imana irahanagura. Umuryango urahari, igihe roho yawe itaragera mu ngoto. Tawba y'umuntu nabyo twarabyize.
tawuba y'umuntu irangirana no kuba roho yageza ni ukuvuga ngo ibitabo birafungwa iyo roho igeze mu ngoto khalazi hari icyo bakora kindi se ni nk'uko nanone tawuba muri rusange izuba nirirasira iburengerazuba imiryango khalazi bizaba birangiye ariko we ntabwo wategereza ngo imiryango kuko iyo miryango ntabwo uzabugira ni bangahe bazaba bakiriho se igihe izuba rizarasira iburengerazuba inama ni uko buri muntu yakora tawuba mu maguru mashya inzira zikigendwa Imana ikigutije ubuzima kugira ngo inshallah nuhura na Nyagasani wawe uzabe wishimiwe kandi uri umuntu utahura n'akaga Nego byose ni kimwe iyo ukoze tawuba ku cyaha icyo ari cyo cyose Imana akubari kandi nta kuvuga ngo ntuvuge ngo niyo mu qiyam Imana ikubarira ako kanya iyo usabye imbabazi irakubarira ikiba gitegerejwe gusa we ntuzongere kwijandika mu byaha cyangwa se gukora bya byaha Imana irakubarira Imana ni kari yego nasaba Imana imbabazi avugurure imani ye nta kindi none se wari wabona umusiramu uza gutora shahada kubera ko yakoze shiriki hano mwari mwababona icyo ni icyaha umuntu akora hagati ye na Allah subhanahu niwe ubizi ntujye no gushyira abantu mu mugozi ngo baze bavuge ngo nagiye kumarimba imbaga ihene gusa niwe wabikoze niwe ubizi hicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala agaruke kwa Allah subhanahu wa ta'ala Imana yakira ukwicuza ko abagaragu bayo ujya mu bapfumu ubwo se bigenda bite kugera ku rwego rw'aho asarishaho ubwo batajyayo niba ari kuri urwo rwego batajyayo none si niko nabivuga ariko umuntu yaba ajya mu bapfumu nawe ubwo agatinyuka no kujya ku isofa y'imbere tubyihorere ubwo nimwe mubizi naam na si ibyo se twicara tuvuga ntabwo ari ibyo ni ukwicuza ku Mana agomba kwicuza kuri ibyo biba byarabaye ariko ubundi umuntu agize ikibazo nk'icyo ngicyo hari ntuza uburyo intumwa y'Imana yatwigishije ubusabe bukorwa muri Qur'an na Sunna Imana ikagutabara utarinze kujya kubanza gukora amahano none bariya ni abantu bakora ibintu by'amashayitani basabisha amashayitani ibyo bakora byose babikora mu mashayitani nyura mu nzira nziza yego yego wakicuza ubundi icyaha wakora Imana ikigushoboje guhumeka ukicuza Imana yakira kwicuza kwawe ariko ikibazo
hari igihe ushobora gusanga ari umutihani wowe ukagikora wa mugani ukigambiriye ubona ko byoroshye ukagendera muri uyo murongo uretse ko no kumwisha nk'uko twavuze ubaye utari mushrik utarasohotse ku ihame ry'idini Imana izakubabarira nibishaka ninabishaka iguhana ariko izakubabarira ariko uramutse ugize amahirwe ukicuza mbere y'ibyo byose nibyo byiza kurusha Imana kubabarira igihe cyose haba ari nijoro haba ari ku manywa haba ari mu buryo bwose umuryango wo kwakira Imana yakuri ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ngo vugutiye mu bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala mbese mwakoze ibirenze mu kugomera Allah subhanahu wa ta'ala ntimuzace iteka kumweza Allah subhanahu wa ta'ala Imana ibabarira ibyaha byose Imana ibabarira tuzabigeraho inshallah uwo muryango niwo tuzareba ubutaha nubwo abantu nyine se bitwaza no kuba wenda aranywa inzoga ntawe uri bumukubite akanywa inzoga akigendera ibyo ntabwo ari byo kandi nawe ubwawe niyo dini yawe agaciro kawe nyine na imani yawe igerwa kuri uko kuntu ufata idini nawe ariko ntabwo bikwiriye kandi icyo uvuze twicara tukigarukaho buri munsi iyo Imana itugiriye ubuntu ikatugirira neza ntabwo ubuntu bw'Imana twayitura twebwe kwigomera n'impuhwe z'Imana kuri twe ntabwo twazitura twebwe kwigomera no gukandagira imbago zayo ntabwo ari byo hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan inyiturano y'ineza ni neza niba Imana itwakira ukwicuza kwacu tukaguma tukagenda tukagaruka Imana ikatwakira icyo gikwiriye ku bagaragu b'Imana nuko abantu bagakoresha neza aya mahirwe Imana yaduhaye bagatinya Imana bakagenda kuri ibyaha ko umuntu ashoboye bari ibingibi inshallah dusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwangisha ibyaha mu buryo bugaragara ibyo tubona n'ibyo tutabona kandi aduhagarike ku idini aduhagarike ku ijambo la ilaha illallah ubuzima bwacu bwo ku isi n'igihe tuzaturimo kuva ku isi kugeza igihe tuzahura na Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin